turabasuhuje kandi tubahaye ikaze bakunzi ba Zabu TV. Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatanu ubwo ikinamico yagiraga mu Rwanda by'umwihariko nk'ubundi buvanganzo bushyashya bwari bwinjiye muri iki gihugu, twatangiye kumva ikinamico zitandukanye kuri Radio Rwanda. Abakinnyi bagiye batandukanye twavuga nk'uwitwa Sebanani Andrea wari umuhanzi akaba ndetse n'umukinnyi w'ikinamico mu itorero Indamutsa, twavuga nk'uwitwa Mukesha Batware Dismas, twavuga nk'uwitwa Murizaboro Marie Antoinette ndetse kugeza na n'ubu we ukiriho, twavuga uwitwa Katarebe Jerome nawe aracyariho kugeza ubu ngubu, ndetse twavuga yewe n'uwitwa Eliphaz Baganizi mwakunze mwijwi cyane, ndetse umuntu wavugaga ururimi rw'ururera mukarukunda cyane, twavuga umutoza Nyabyenda Narcisse, abo bose mwagiyemo bakunda kinamico zigiye zitandukanye bagiye bakina, twavuga nk'iyi ngiyi yitwa Icyanzu cy'Imana cyangwa se Mwamenye nk'Uwera. Babyiboneye mutware, abaturage barabaye rwose bakina imvura. None nkora iki? Oherwera nta wundi muti. Sinoherwera, nafashe ikindi cyemezo. Wabigenza ute? Uzanyibuka utakimbonye. Mana y'u Rwanda wandinze umuvumo. Kondo koko urakijijisha. Ariko se nakoze iki? Wangambaniye none saranyirukanye, yewe sinjya mu maso ya Rwema rwose ngiye muri Kirimbi. Twavuga kandi n'iyi ngiyi yiswe Mazi ya Teke ndagiye, nayo mwarayikunze cyane. Mazi ya Teke ntabwo yaraye hano. Ariko hari undi muntu uzi uba hano muri rugo rwanjye. Uretse kiriya kintu gusa kiza kubeshya gusa. Koko abana uzaduteza amakuba wa mukobwa we. Ariko wa mukobwa akuzazana muri urugo akazafatishwa amaboko yombi. Hanyuma ha YouTube iziye rero twabategura urutonde rw'ikinamico 10 zakunzwe n'abantu benshi. Isoko twavomyeho ni urubuga rwa YouTube rwa Radio Rwanda. Ikinamico 10 zarebwe cyane n'abakunzi b'ikinamico inyarwanda nizo twabateguriye kuri uyu munsi. Ku mwanya wa 10 rero twihuse hari ikinamico yitwa Yahakuye Inda y'Akabati. Iyi yanditswe na Niyitanga Donati, imaze amezi 8 kuri YouTube, imaze kurebwa n'abasaga 138 n'abantu 760. Shakare kanyishe ko kanyagwe niko kangize gaca karankomeretsa. Ubu sinzi nuko byarangiye kuko bindaga gufatana mu mashati bamfasha. Ndawuciye. Ariko naye ndi cyogere mu bagore. Abagore basigaye bakurwanira uca mu idirishya muri giriyaje. Ku mwanya wa 9 hari ikinamico yitwa Nici inyuma yanditswe n'uwitwa Imana Ishimwe Dieudonné. Amafaranga ni wayabuze, ahubwo wambonye amatwi di. Nkumva hano utanyishyuye cyangwa mpamagare mudugudu. Ibi nagasuzuguro gakabije. Ariko se wakoroshye mukecuru. Ko nzaguha amafaranga yawe. Urabona harawongiye koko. Uratinyuka ukananyita mukecuru. Amezi 8 nayo kuri YouTube imaze kurebwa n'abandi 143 n'abantu 356. Uyu Imana Ishimwe Dieudonné cyangwa se Diego ni umwe mu banditsi b'ikinamico urunana mukunda cyane. Ku mwanya wa 8 hari iyitwa Amaraso Arasama, niyo witwa Niyonteze Fiacre. Data sa kwiteza ubuvunderi nkabo. Ubuvunderi niwe wacyohewe. Icyohe niwe wanda gukora mu matama. Nta soni. Ubundi wajyaga kugerageza umugabo wawe niba utari umwizeye yumureka abamwizeye bakamukunda. Kare ko sese kuki utavuze ko umushaka ngo mukurekere. Nanjye nkabibona mama. Ukaja ukaba wipangaritse hariya ntushaka kugira hoje. Navuga ngo tujye kumusura ukabyumva ntejo nkabona urashaka no kugenda mbere yanyu. Kumbe waramukundaga wambambazi. Mbambazi ndaje mbibwire nashaka amenye ko umutima wawe wibera muri Murenzi. Hakese ni data. Imaze umwaka umwe kuri YouTube, imaze kurebwa n'abasaga 147 n'abantu 70. Ku mwanya wa 7 hari yitwa Ideberi Bomborekana yanditswe na none na Niyonteze Fiacre. Iyi misiyo ko ari indyango ryera neza Samusona nananiwe Derira. Neza ngerira sha ntabwo rimera. Reka sha reka nsubire mu rugo ngiye kuryirukana nshaka undi nkorera misiyo hato katazanamvamo numvise ari akajibu. Imaze kurebwa n'abandi 150 n'abantu 907. Imaze amezi 10 kuri YouTube.
ku mwanya wa gatandatu hari iyiswe igise gisumba igisebe yanditswe na Singizwe Yezu Donati, imaze kurebwa n'abantu 150 ndetse na 962, imaze amezi 7 kuri YouTube. Habisigo ndakubujije ceceka ngaho reka kwiza urarira riri imbere ya budungu hugirene sheri barambwiza ukuri kuri kwikinira ndeba kwigenera reka ndabisurankunda ntabwo ibi bintu mvana ibyo bitoki wandaya mvana ibyo bitoki niko. Ku mwanya wa gatanu muri top 5 y'ikinamico zimaze gukurebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, dore ko ariho umuntu yashatse ikinamico nyarwanda anyarukira. Hari ikinamico yitwa Intebe y'Akumiro yanditswe n'uwo bita Rudakubana. kumira mu gitondo dusanga yararanye n'indayasha. reka se ibyo byabayeho se cyane ibi bintu ngiye ndumva bincanze pe, binantiye umujinya rwose sinkubeshye. aha yewe none se madamaze ntabwo nitwa madamazera Silvupre, nitwa Delphine. wowe kagira imana we si wakwihangana ukamutubwirira akaza tukavugana wenda agasubirayo ra. reka mubwire ariko namwe muba mwakabije kuzindukira umuntu bingana gutya koko. Rudakubana rero ntabwo asanzwe amenyerewe, nta rubuga nkoranyambaga wamusangaho, ntiwamusanga kuri Facebook, ntiwamusanga kuri Twitter, ntiwamusanga kuri Instagram, ntiwamusanga kuri TikTok, ntiwamusanga kuri YouTube. Ni izina Rudakubana ryaje rimeze nk'ikivejuru, rimeze nk'ikimanuka, mu by'ukuri riraza ryitura ku bakunzi b'ikinamico mu Rwanda. Yanditse ikinamico ivuga ngo Intebe y'Akumiro ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, imaze kurebwa n'abantu 166 n'abantu 467, ikaba imaze umwaka nayo kuri YouTube. Ku mwanya wa kane hari yitwa Sumubyeyi n'Umusaraba yanditswe na Karangwa Liliane. twakore twose tukagenda so bukuyu nguyu na bosi Pascal nibo babaga babyishimiye. uravugisha ukuri reka kugisha ukuri harika mu bari urashize uravuze igisambo kibi gusa. reka twumve papa. utavuze so ko nawe waba uri mu bamutegaga bakamwambura. wekereje wawe wifuza n'urwo rusura rwawe witwaje n'intwaro gakondo zo kumukangisha. mana yanjye bivuge se wagisambo. Umukinnyi ndetse n'umwanditsi w'ikinamico bimazemo imyaka irenga 15 aho tuvugira ubu ngubu, maze kurebwa n'abantu 172 n'abantu 267. Iyi nayo ikaba imaze umwaka kuri YouTube. Ku mwanya wa gatatu hari yitwa Uwijuse akandagira mu buki. anda akabarirwa iki sibyo? ariko si ubundi wowe wirukaga inyuma y'ihene kuko ubona uri buyifate. wanditse ko hari abaturanyi batera umwaka ushanta bararengana. nari imaze iminsi niyamama hirana uriya kunyoneshereza arangije abikorera agashungu, maze izo hene ze zirara mu bunyobwa bwanjye na soya zirona koko we zibimaraho. nuko buzirutseho naravugaga ntibyibura nifata mwimwe nkayijyana kwa Mutwara Sibo ndaba mfite ibizibiti. Yanditswe na Kubwimana Serafine, umwanditsi w'ikinamico mukunda cyane ikinamico Urunana, bakunzi b'abaturage b'inyarurembo rwose. Uyu Kubwimana Serafine amaze imyaka myinshi cyane abandikira ikinamico zigiye zitandukanye, by'umwihariko aha mu itorero Indamusa ndetse n'ikinamico Urunana. Iyi ngiyi imaze kurebwa n'abantu 213 n'abantu 820, ikaba imaze umwaka kuri YouTube. habaye ikisugi habaye ubu nazana isugi umuntu arataka gutyo muri kumwe wowe ukamurebera gusa ukamwihorera cyangwa se kubyarira ahangaha sanze umugabo ambiranse ndakwigize n'umuntu ndahashye bigenze bite wagira ngo ngiye kubyara kandi ndiracyafite atandatu buri minsi. hano se ni kwa muganga babyarira. Ku mwanya wa kabiri Kubwimana Serafine aragaruka n'ikinamico yitwa Wampimye Wihima, imaze kurebwa n'abantu 259 n'abantu 251, ikaba imaze amezi 9 kuri YouTube. habaye ikisugi
habaye ubu nta soni sugi umuntu arataka gutyo muri kumwe wowe ukamurebera gusa ukamwihorera cyangwa uje kubyarira ahangaha asanze umugabo biranze ndakwigize ndumva mu ndahashye bigenze bite wagira ngo ngiye kubyara kandi ndiracyafite atandatu buri minsi hano se ni kwa muganga babyarira ku mwanya wa mbere kandi hari Kubwimana Serafine kandi mu ikinamico ishyano ry'umushyitsi imaze umwaka kuri YouTube imaze kurebwa n'abasaga 336 n'abantu 368 mu kwezi kwapfuye none nkaba mbese muri make urya amadeni ngo umutoni azahembwa wishyure urayazana ndakubwira ngo uzane ikarita yawe nako n'agatabo ka banki kandi uzane wayasinyiye. by'umwihariko rero aba bantu tumaze kureba aba banditsi twavuga Nitanga Donat ikinamico iri ku mwanya wa 10, Manishimwe Dieudonné ikinamico iri ku mwanya wa 9, Niyoneza Fiacre yafashe umwanya wa 8 n'uwa 7 muri top 10 yacu, Asingizwe Yezu Donat yafashe wa 6, Rudakubana afata wa 5, Karangwa Liliane afata wa 4, Kubwimana Serafine yabahize. Mu by'ukuri ikinamico ze eshatu nizo zimaze kurebwa n'abantu benshi kuri rubuga rwa YouTube. Iya mbere yari ishyano ry'umushyitsi, ya kabiri Uwampimye w'ihima, ya gatatu Uwijuse akandagira mu buki. Inshuti bakunzi ba Zabo TV rero tubashimiye ko mwadukurikiye, ariko kandi turabashishikariza kugira ngo mukore kuri subscribe mukande kunzogera kandi mukoreshe muzisangize inshuti n'abavandimwe kugira ngo mujye muhora muri abambere bagerwaho n'inkuru zacu. Ciao ciao.